byiza wakoze subscribe kuri Imena TV show Imana ihereza umugisha uri kumwe na Prophet Noheli Byuka urabagirane twamaze kugira muri stade aho bita muri arena ahantu hagiye kubera ubukwe bwa Pastor Mutesi narababwiye ngo coordinateur w'ubukwe bwa Pastor Mutesi ubukwe bwabaye abantu batarishaka abantu bakavuga amagambo menshi ariko Imana ikavuga ijambo kugira ngo murabibona hari abakobwa beza cyane b'abari beza cyane bameze neza cyane subscribe Imena TV show ukomeze ukore subscribe kuri film nziza indirimbo nziza ubutumwa bwiza ibiganiro byiza bya YouTube channel yitwa Imena TV show reka ngomeze mbatembereze ndi kumwe n'umunyamakuru wanjye hano ugenda mbere kuko bimeze neza imyiteguro neza cyane narakubwiye ngo nta kintu na kimwe nazigera mbere cyangwa se mbagezeho wa munsi wageze itariki yageze amasaha nayangana neza cyane ubukwe batiye amabuye bakabutera imijugujugu bakabuvugaho amagambo menshi ariko Imana ikabuvugaho ijambo reka mbabwire ngo rero uyu munsi wa none kamera za Imena TV show ziba zanyarutse zikabagerera hirya no hino narababwiye ngo Prophet Noheli ntacyo nazabereka kubera ko uyu munsi wa none murabona ko ibintu neza neza kandi ibintu biraryoshya ibintu n'uburyohe ubukwe bwiza ubwo Pastor Mutesi yarari mu marira menshi n'agahinda ashimira Imana avuga ngo Mana ndakoze kurira amarira y'ibyishimo avuga ngo ni ukuri Imana yishe Satani Imana icagasuzuguro kabazemo rero akambabwira ngo nshuti bavandimwe bene data kandi mukomeje kunkurikirana uyu munsi wa none murabona ko ibintu birateguye ni murere kuri buffet barimo barabitunganya ibintu neza neza cyane ngira ngo rero nk'uko mubizi ubukwe bwa mbere bwabereye ahantu bita i Masaka aho twakita muri stade yaho none aha ngaho ho ni mu ijuru ndakubwiza ukuri bavandimwe nkomeje kubabwira ngo ibintu bica kuri YouTube channel yitwa Imena TV show ni ibintu biba bifite security kandi ni ibintu byizewe mu Rwanda ndetse no mu mahanga ndonezaho no kubabwira ko muri Imena TV show uramutse ufite ubukwe waduhamagara ukaduhamagara kuri iyo nimero kuri screen yawe ndetse uramutse ukeneye abantu ukeneye nka protocol zo mu makwe ukeneye sound nziza cyane hamagara Imena TV show reka tubwire abantu kandi ko uramutse ukeneye YouTube channel nziza cyane uko yabimeze kose yaba ihembwa cyangwa idahembwa ushaka kubaka YouTube channel yawe uwo nta wundi wayibonaho ni Kibonke promoter Kibonke promoter habamo ibintu bitandukanye byinshi cyane wayifite YouTube channel yarabaye monetize cyangwa se yaranze idahembwa wahamagara Kibonke promoter ngira ngaho wamubariza n'ahandi ni muri Imena TV show wahamagara inimero z'umuntu witwa Prince cyangwa se MC Imena Gitero umuyobozi w'umwaka wa 2024 ndetse na 2025 niwe watwaye award yo kuba yaba umuyobozi ukomeye ubundi turi nuko tuvuga ukura abantu bakabiseka muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa se mu Rwanda rwa Gasabo dufite aba MC babiri bagezweho MC Gatete MC Imena Gitero Moses abo nibo ba MC bagezweho hanyuma uramutse wifuza umukozi w'Imana ufite amavuta Prophet ninjye wenyine wibanza nkanikurikira kubera ko mwagiye mubona aba Prophet benshi babafunga abandi bajya muri gereza ariko njyewe ndahari ndatera icumu ndashima dolasi enima koliza ngo unidra ndashimira Imana kubw'ubukwe bwa Pastor Mutesi bubaye hanyuma Prophet Noheli Byuka urabagirane tugize amahirwe yo kuba uri imbere ya kamera za Imena TV show imyiteguro y'ubukwe bwa Pastor Mutesi n'ubukwe bwagiye buvugwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye n'ubukwe bwagiye bugerwa amajanja nkuko ubivuga ni dote yabaye iba nziza cyane ubu imyiteguro irarimbanije ya reception ya Pastor Mutesi ndetse na Ferdinand niki wabwira abantu by'umwihariko ese abantu bose bahawe invitation iriya invitation y'amashanyarazi no kuvuga ngo naga abantu bose bayihawe by'umwihariko nkuko bwa mbere twabibabwiye bwana MC Imena Gitero nkuko twaje tubabwira nk'uko bwa Pastor Mutesi harimo abaje kubwica harimo abaje kubunaniza kubuvuga nabi ariko by'umwihariko nkuko bwa Pastor Mutesi dufite abantu bakunda Imana b'inshuti za Pastor Mutesi harimo nk'aba diaspora bagiye bahabaga ikaze ndetse twabateguriye invitation zirahari ariko ikintu twanze muri ubu bukwe nka coordinateur ubukwe bwa Pastor Mutesi mfatanyije no witwa Jackie umuyobozi wa YouTube channel yitwa Hala TV mu nama cyangwa se mu myanzuro y'Imana mu myanzuro y'inama twakoze
harimo ko nta kamera igomba kwinjira muri buno bukwe idafite uburenganzira. Kamera igomba kwinjira muri ubukwe yitwa Giraneza TV ndetse iyindi yitwa Hala TV. hanyuma ukiri aho ngaho abantu ntabwo byagiye bibanezeza kuba Hala TV ariyo yonyine yari ifite isoko ryo guhostinga ubu bukwe. Icyo nasubiza abantu ntabwo byaba byarabagezeho ngo bibabaze. Ni izihe ngamba mufite noneho kugira ngo abantu bazitabira ubukwe bwa Pastor Mutesi bazashobore kuba bagira amashusho runaka bafata? Icyo nabwira abantu icyo bagomba no kumenya mu buzima bwabo bwa buri munsi, abantu bagomba kumenya ko niba umuntu avuze ngo kwinjira bundi umuntu ajya mu rugo rw'umuntu yatumiwe yahawe uburenganzira, ntabwo agenda asandaguza ibyo asanze, ahubwo iyo umuntu agutumiye akakugirira icyizere, ahubwo ngo si nibyo. Kandi kugira ngo nabyemere ko umukwe bwa Pastor Mutesi twebwe dufite umutekano wuzuye kandi uri full star, ni ukuvuga ngo n'amatelefoni niyemerewe gufotora. Ndaka nkwereke abantu bagomeze babibone muri parking, murabona ko imodoka zihari ni izi ngizi, ariko no hasi harimo izindi modoka. Rero nibyo nababwira ngo Pastor Mutesi n'umwe mu beza cyane kandi bavuzwe amagambo menshi, ariko Imana ikomeza kubana nabo. Ikindi kandi abantu bagomba kumenya ko twebwe, urabona ko imodoka ni nyinshi ziri gukomeza ziza mu bukwe bwa Pastor Mutesi. Rero niyo mpamvu tugomba kubwira abantu ngo ngira ngo urabona wereka abantu ubwiza bw'aha hantu aho ubukwe bubereye. Ubukwe bumeze neza cyane, ibintu bimeze neza. Twabwira abantu bajye bavuga ibyo bababwiye, ibyo batababwiye babyihorera. Hanyuma nk'uko nkomeje kubibabwira, uramutse wifuza uri umukinnyi ufite impano yo gukina filimi, reka numikire abantu bantumye. Hari filimi yitwa Amabara yo mu ngo. Iyo ni filimi nziza cyane igiye kujya hanze, uyifuza wese yayimenya. Mukomeze hariya nta kibazo. Nimindani murinjiramo. Yego ndagukumbuye nanjye inshuti bavanye. Murabona ko ibintu bimeze neza cyane. Uyu muyemusi Imene Gitero n'umuyemusi ukundwa n'abagore, ukundwa n'abakobwa, ukundwa n'abasore. Umuyemusi ikikorera ko umuntu yakoze ibigwi nuko ahageze hose beta bavuga ngo MC turagukunda, MC do iya bavuga ni MC of the year, MC of the year. Mukomezemo hariya ni hariya. Murabona ko ibintu bimeze neza cyane, biri kuyobora abantu. Ndibona babwira ngo muze mu bukwe bwa Pastor Mutesi. Imana irinde ijambo yavuze ikanawe yaribwiye. Bakunzi ba Imena TV show, rero reka mbabwire ngo uyu munsi wa none niyo mpamvu twazindutse ngo mpabagerere nk'umuntu uvuga ukuri, nk'umuntu udashaka amarongo mu bya YouTube, kuko Imana yangiriye neza yamaye umugisha. Niyo mpamvu navuze ngo uyu munsi wa none reka mbanyarukire. Uyu munsi muri ubu bukwe rero harimo ibintu bidasanzwe. Niyo mpamvu nabanyarukire ndavuga ngo reka magere mbere kugira ngo nataze gukubitana baba bonso nanjye bakaba bamfata, urumva niba bangirije. Hanyuma wowe telefone yawe yemerewe gufata? Nuko ngo telefone yanjye nanjye ntabwo yemerewe gufata, kuko ngomba kugendera ku itegeko ry'umugeni ryasohotse. Niyo mpamvu rero abantu bagomba kumenya ko ibintu bimeze neza cyane. Ngira ngo murabibona bubereye ahantu heza cyane, hagati y'amataje, hagati y'amazu meza cyane. Ariko na Dote nayo yari yabereye ahantu heza. Twibutsa abantu ko na Dote nayo yari yabereye ahantu heza. Bimeze neza, ibintu bimeze neza. Hanyuma urugendo rwa Pastor Mutesi kugeza kuri uyu munsi aho Pastor Mutesi abashije kuba yagira ubukwe bwiza, niki wabwira abantu kuri uru rugendo muri vlog yawe twakoze? Ikintu ntabwo abantu abakunzi ba Pastor Mutesi ni muhumure, twarwanya ishyaka, Imana iturwanirira ishyaka, ibana natwe ba mu ruhande rwacu. Ibintu bimeze neza, ngira ngo murabibona ko Pastor Mutesi nyuma na nyuma final yegukanye Fredina, kandi nta kizavuguruza umugambi w'Imana ku buzima bwe. Uyu mubyeyi n'umuntu wahuye n'imijugujugu, ahura n'amabuye, abantu bamuvuga uko bashaka, abandi baramurwanya, ariko reka mbwira abantu ngo nyuma na nyuma Imana isohoje umugambi wayo ku buzima. Hanyuma abantu bavuze ko Dote yari irimo abagore beza kandi benshi, twitege ko na reception ariko biza kuba bimeze cyane rwose, ibintu bimeze neza. Ariko icyo nababwira cyo Pastor Mutesi n'umwe mu babyeyi basa neza. Ngiye mvuye mu cyumba cyaho umugeni ari kwambarira, nari nibereye, ibintu bimeze neza cyane.
ngira ngo no mu bukwe bwe ubu tuvugana nari kumva avuga ati ndumva amavuta mfite ndibuze guhanurira. Haleluya, haleluya, haleluya. Cyane ko ubukwe mubaye ari ubw'abakozi b'Imana. Hanyuma mbonereho kubwira aba YouTube, aba pasteri, abaza babeshya ngo nabayegisi biwe mu mushyira hasi, Imana ivuguruje imigambi y'abadayimoni ku buzima. Nicyo wabwira Pastor Claude kuri uyu munsi? Icyo namubwira Claude nahoze numva ambwira ngo ari buze nawe muri ubukwe we na Bishop Aimable hamwe na pasteri ba Bosco ipabara bose numvesha ngo bari buze. Icyo nababwira nibaze, welcome, baze barebe ibintu y'Imana ikora, barebe itangaza by'Imana, barebe imirimo y'Uwiteka Imana ukuntu igira neza. Rero muri uko bwa Pastor Mutesi icyo kurya kiratunganyije, icyo kunywa kirahari, kado zirahari zirenga 800 naziboneye. Harimo Fredina yavuze ko harimo impano yategure Pastor Mutesi ari buze kumuha, ndetse si nibyo gusa. Icyo nabwira abantu hari ko Pastor Mutesi muri dote yari yamuhaye igikombe. Yego, twizere ko bonereho no kubwira abantu muri reception ari bumuha igikombe. Oya nta gikombe ari bumuhe kuko igikombe yakimuhaye imbere ko aragitsindiye kandi aragihorana. Ndavuga Ferdinand nawe ari butanga igikombe. Oya nta gikombe ari buze kumuha inzu, hari inzu ari buze kumuha, ndetse mu makuru mfite neza nuko n'imodoka irimo. Nshuti bavandimwe rero baramuha imodoka ya kabiri ko hari imodoka bari bamuhaye, baramuha ya kabiri cyane rwose. Mpamvu bari kuba tugenda babona tugenda nuko turi kujya gufata umuntu ugiye kuza hano.